ni Hot News TV nibiba bikomeje kugenda bisohoka mu bitangazamakuru bitandukanye ibisohoka ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibibera iwacu mu makaritsiye tugiye dutuyemo. Reka rero manze suhuze abantu mwese mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho, nizira ko aho muherereye hose mumeze neza cyane. Tubonereho no kubaha ikaze kugira ngo tubane mu makuru tubazaniye muri aka kanya. Amakuru yo muri aka kanya rero na makuru aza yiyongera kuyo twabagejejeho yavuzwe mu karere ka Nyagatare tariki ya 9 z'uku kwezi kwa gatandatu 2025. Ni inkuru y'akababaro yavuzwe hariya mu karere ka Nyagatare, yavugaga ku mugabo waje kuba yakwihekura yica umugore we, yica abana be babiri, arangije nawe ariyahura yimanika mu mugozi. Ubwo abantu bane bose basangwa mu nzu ari imirambo. Iyi nkuru twayibagejejeho rero tubasezeranya yuko hari amakuru tutari twakabonye tuzayabagezaho nituyabona. Ubu ngubu rero akaba ariyo tubazaniye, tukaba tuje kubabwira uko byatangiye nuko byagenze kugira ngo uyu mugabo yihekure yica abana be, yica umugore we nawe yice, mu rwego rwo kugira ngo hatagira abamuryoza ibyo yakoze. Uyu mugabo ikintu cya mbere twababwira cyo nuko ibi byose byaturutse ku makimbirane yari amaze igihe kinini, kuko uyu mugabo nibwo yarakiva mu gihugu cya Uganda, aho yari yaragiye mu gihugu cya Uganda amarayo imyaka 8. Amakuru avuga ko rero uko uyu mugabo yishe abana be babiri n'umugore nawe akiyahura, yabishe akoresheje agafuni, my friend. Kuko nk'uko ubuyobozi bwo muri kariya gace bwatangaje yuko ubuyobozi bw'umudugudu bucyagera bwasanze umuhungu wari uri mu bana be bishwe yiciwe hepfo y'inzu. Ubuyobozi bukomeje bugiye mu nzu busanga uwo mudamu w'imyaka 51 n'uwo mukobwa wundi baryamye ku buriri bapfuye bakubiswe agafuni, umugabo nawe amanitse mu mugozi. Amakuru akomeza avuga ko rero mbere yuko uyu mugabo yica uyu mugore we n'aba bana, hari hashize imyaka 8 atabana n'uyu mugore. Yaragiye mu gihugu cya Uganda, akaba yari yaragiye mbere y'iyo myaka 8 arwanye n'umugore. Umugore arahukana iwabo, umugore agiye iwabo, umugabo ahita atorokana inka n'inyana yayo abijyana mu gihugu cya Uganda, aragenda abayo amarayo imyaka 8. Amaze imyaka 8 rero nyuma yaho ngo nibwo yaje kugaruka, araza asanga umugore yaragarutse ajya mu rugo yarisuganyije, dore ko uyu mugabo yari yaragiye asiza natwitse imyenda y'uyu mugore. Araza aramubwira ati mbabarira, amuzanira n'udufaranga, aramubwira ati imyenda yawe nagiye nyitwitse, rero mbabarira akira udufaranga urebe ukuntu wagura indi myenda. Muri ngo bikavugwa ko uyu mugabo yaramaze ibyumweru 3 byonyine aribwo avuye mu gihugu cy'Ubugande. Araza rero abana n'umugore we. Ubuyobozi bwabo bukaba buvuga ko muri ibyo byumweru 3 rwose bari babanye neza, dore ko chef w'umudugudu yavuze ati njyewe najyaga n'abanyuraho bari mu gutonora ibishyimbo nta kibazo baganira, ukabona umwe agiye kuzana agacupa baragasangiye, ati natwe byadutunguye ibintu uyu mugabo yakoze. Amakuru agakomeza avuga ko rero nk'uko umukwe w'uyu mugabo, dore ko uyu mugabo yari afite undi mukobwa mukuru washatse, umukwe we washatse uwo mukobwa yatangaje yuko ngo uyu mugabo arakirangiza kwica aba bana ndetse akica n'uyu mugore we, ngo yahise ahamagara uwo mukwe we aramubwira ngo nabirangije nishe umugore wanjye n'abana babiri, mbaho yagasuzuguro bansuzuguraga, atirira hakiri kare utaza kurira mu gitondo, hanyuma nurangiza kurira mu gitondo uze kureba ibyabaye. Ngo akimara kumuhamagara gutyo rero ntibongeye kuvugana, nawe yahise yimanika mu mugozi kuko uwo mukwe yanyuzagamo telefone akumva ntiriho. My friend, biteye agahinda,
biteye ubwoba ibintu bisigaye bibera hirya no hino, ariko abaturage bakavuga yuko uko byagenda kose ashobora kuba yarabanje gutera imiti uyu mugore n'abo bana kugira ngo bose abone uko abica, kubera yuko aba bana n'abana bakuru, harimo umwana wari wararetse ishuri aba mu rugo, ndetse hakabamo n'umwana ufite imyaka 19. urumva umuntu ufite imyaka 19 n'undi mukuru uri mu myaka 10 n'ingahe, bose baba mu rugo rumwe, baba mu nzu imwe. Kwica umugore n'abo bana akagenda akabagira akabica, urumva ni ibintu byayobeye abantu, ariko biranababaza cyane, aho abaturage bavugaga bati umurambo we nta nubwo wakagombye guterurwa ngo ugiye gushyingurwa, wakagombye gutwikwa, kuko aya ni amahano arengeje ukwemera. Ngayo nguko rero uko umugabo yaje kuba yakora ishyano hariya mu karere ka Nyagatare, urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Ibi byose bikaba byaravuzwe ko byaturutse ku makimbirane bahereye kera, dore ko n'uyu mukobwa we wasigaye washatse n'uwo mukwe watangaje ibingibi, yavuze ko uyu mugabo nabwo atari yajya mu gihugu cya Uganda, atari umuntu mwiza, yari umuntu bigaragara yuko afite amahane, yakunda kugirana amakimbirane n'abo mu rugo, atari ko ntago natekerezaga yuko yakora aya mahano, yakwica umugore akica n'abana nawe ubwo akiyahura. Yavugaga yuko uko bamubonaga babonaga atari umuntu mwiza rwose, barabibonaga bitewe n'amakimbirane bahoraga bagirana, amahane uyu mugabo yahoraga afite, ariko none hakavuga ati ntago nakekaga yuko yakora aya mahano arengeje ukwemera ageze aka kageni. My friend, ani makuru akavugwa yuko kuba uyu mugabo yarishe aba bana n'uyu mugore nyuma yo kuva mu gihugu cya Uganda, ngo ari uko bishoboka kuba byaratewe no kuba uyu mugore yari yanze ko uyu mugabo agurisha undi mudugudu umwe bari barasigaranye, dore ko uyu mugabo ajya mu gihugu cya Uganda utuntu twose yari yaratugurishije, hasigaye uwo mudugudu gusa. Umugore rero ngo akanga ko bawugurisha, bishoboka ko ariho yahavuye aya makimbirane, akavuga ati eka mbicaho kugira ngo bajye birwa bansuzugura gutya, kandi ibyo ngibyo nta gasuzuguro karimo rwose. My friend, mu cyumva inkuru rero nababwira ati inkuru nk'izi ngizi zigiye zidusigira amasomo, zigiye ziduha amasomo rwose kabisa, nk'uko ubuyobozi bubidukangurira. ni wumva ubanye nabi n'uwo mwashakanye, mubanye mu makimbirane cyangwa se mubona mutishimiranye, nta mpamvu yo kugira ngo ubane n'umuntu uvuga ati uyu munsi ntago ndamuka, cyangwa se nawe ati uyu munsi ntago ndamuka, wakumva atashye ukagira ubwoba. Icyiza nuko wabiganiza ubuyobozi, byaba ngombwa mukanatandukana, umwe akabaho ukwe aho kugira ngo umwe ahatakarize ubuzima. Urumva ko biteye agahinda rero. Reka ngane ku musozo, mbashimira cyane mwese mwabanye nanjye mu makuru n'ibiganiro ngenda mbagezaho umunsi ku wundi, mbasabira kumana kugira ngo ikomeze kugenda namwe, ibaha uburinzi bwayo, ibarambureho ikiganza, kuko uburinzi bw'Imana nibwo bukenewe muri iyi minsi. Abantu bo bose, hafi ya bose, babaye nk'ibikoko, kandi mbifuriza kujya mwiremamo umutima wa kimuntu kurenza uko mwakwiremamo umutima wa kinyamaswa, kuko ibi byose tubona bigenda bikorwa n'abantu nta nyungu zabyo usibye gusigara wicuza. Reka ngane ku musozo, mbashimira cyane rero, babwira ko mbakunda cyane, kandi turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro nkomeje kugenda mbategurira. Ngende umuhungu wanyu Mr. Habu Big Baby Mandi Dijo, ndabakunda cyane.